kumuraho nyaguhorana amahoro kunyinya mu bwiza bw'amataba ya buhoro uguze umukararire karamba n'ibisi bya mukimba na kigasare. ndagira ngo rero hamagare abantu bagiye kutugezaho ubuzima bagize bukomeye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Ni ubuhamya bwa Valeri na Rodoviko wamufashije bigira hano bazire rimwe badusangize inzira y'akababaro baciyemo, hanyuma dukomeze twibuke twiyubaka kandi twihangana tunihanganisha. muraho mwihangane kandi mukomere. Nitwa Uwimana Valeri, nkaba mvuka mu kagari ka Ramba, murenge ni w'Amata, mudugudu ni wa Gasasa. Ni naho narokokeye jenoside yakorewe abatutsi 1994. Hari kuwa gatatu rero twagiye gusenga, bigeze hagati abantu babona ibintu birakomeye, abantu bari barirukanka, turasohoka. Tumaze kugera hanze, nari ndi kumwe na musaza wanjye muri urwo rusengero, twakundanaga cyane. Arambwira ati ese ko mbona bagenda turabigenza gute? Ndamubwira nti genda usubire mu rugo unzanira akantu ko kwifubika hanyuma tugende. Ati ntabwo nsiga, ntabwo ngusiga. Aragenda, nanjye nsigara aho jyenyine, abandi bose bagiye. Ngezeho ndibaza nti ese ko nduzi abantu bose bagiye, genda nsigara aha jyenyine. Njya mu rusengero, ngiye kubaza Imana aho njya, mbese aho mpungira. Ngeze mu rusengero nsanga abakobwa batagombaga guhunga bo bari mu rusengero babiri. Barambwira bati ngwino twijyanire iwacu, nta n'intambara twebwe izahagera. Hari Nyagatwa, bumvaga hariho bitazahagera. Noneho turagenda, nari ndi kumwe n'abo bakobwa. Tugeze imbere gato duhura n'undi nawe wabuze icyerekezo. Bati nawe ngwino twijyanire. Turagenda kuri uwo musozi aho Nyagatwa. Nabaye ahantu witwa Celestine urambye, nihisha munsi y'urutara. Noneho nkajya mbamo nkumva abantu bagenda, nkagira ubwoba bwinshi. Hanyuma ngezeho numva ndakomeye, nkajya numva nta kibazo cyane. Hanyuma igihe kiragera, ndabasezera ndavuga nti ndumva umutima wanjye utanyemerera kurara hano. Ndagenda, ubwo naraye mu Masaka, nsa nkuryama, sinziriye gato nkangurwa n'imvura nyinshi, ndengwaho n'imivu. Imvura imaze guhita, numva Imana ingiriye neza napfa, sinongere kunyagirwa n'indi mvura yindi ya kabiri. Nigira inama yo kugenda ngo niyotera akazuba kuko nahindaga umushitsi mwinshi. Ngeze imbere mpura n'igitero, mpura n'abantu barambwira baturajyaho. Ndahagarara akanya gato numva ntaza aho njya, ndaba ndajya mu ijuru. Batufite irangamuntu se? Ndayifite, nta gapapuro k'indirimbo hano yafashije. Yari indirimbo y'108 umukobwa yari yanyandikiye, namubwiye ntunyogoshe umusatsi wose umumareho. Birangiye baravuga ngo shanga uyu ni umusazi, ngo twigendere. Hanyuma bagiye mbuzunyica, numva ndababaye, ubu yamvura iraza kongera inyagire. Noneho nkomeza ngenda, ngeze imbere gato nikuramo ibintu byo gupfa. Numva simpfa, numva ahubwo ngiye kwiyambukira nigiye iwacu igasasa aho ngaho. Ndagenda, ngeze hakurya y'agatorofe maze kwambuka, numva induru ziravuga. Aho mvuye baravuza induru, naho ndi honge baravuza induru. Mu gihe ngihagaze gato numva izo nduru, umugore abaranshikuje aranyirukankana cyane, anjyana mu rugo. Arambwira ati wangiriye neza, nari naramusengereye umwana we ngo yapfuye arongera abaho, niho twaherukanaga. Ati none guma ahangaha tuguhishe, igihe uzashakira uzagenda hari ahantu kwa Kosiye.
nahamaze wenda nk'ibyumweru nka 2, noneho kandi aho navuye mbere naho ubwo nkimara kuhava niho basatse babura umuntu. Aho ha kabiri naho igihe cyo kuhava cyarageze, wa mugabo adahari nandika agapapuro ndakabasigira mumushimirire yuko yari yarampishe. Uwo mugore arampendahenda ati tuzakurambikaho n'ibitusi hejuru, ariko ndabyanga ndagenda. Ngeze ahantu ubwo naha 3 naho ndahabana hamaze iminsi 3 niho igitero cyankuye. Noneho baje kunkuramo, ubwo numvaga yewe nshima Imana kuko numvaga kuba mu isi jyenyine, inzara, imvura, ntazi icyerekezo, numvaga birutwa no gupfa. Ndangije igitero kiraza bankuramo. Ubwo nasohotse numva mu mutima wanjye nshima Imana, mvuga ngo ngushimwe Imana. Batese uyu arashima iki? Noneho mu gihe umwe agiye gutema undi afata umuhoro barawurwanira. Ati shati mureke rwose, ati uyu muntu nta muntu yigeze agirira nabi, ati yaritondaga uyu mukobwa mureke. Arangije aravuga ati ese muramureka asigara wenyine? Hanyuma abandi barahunga, bamwe babonye ari jyewe barahunga. Hanyuma asigarana n'abantu bakeya, ariko umwe yanga kundekura aranjyana. Ntese unjyanye hehe? Ati tukujyanye kukwica. Ntese iyo munyicira hariya ko ntabwo bamfite. Mu kanya gato nibuka ko hariho nari ndimwe amafaranga. Ntese mwamenya ari muri mwe? Bati ntinamushakaga. Ndamuhamagara ntinagira ngo mbabarire ku bwa rya deni ryawe nari ndimo. Arangije asa nk'ugize agahinda, ashikuza wa wundi. Ubwo noneho bandarana ku irondaho, umwe ati nijya umujyana, undi ati nijya umujyana. Noneho ndababwira nti rero ntabwo bafite bwo gupfa, aho kugira ngo umwe anjyane nimundarira ahangaha bigeze mu gitondo. Umwe aza kuvuga ati sangire mushiki wanjye mwiryamire, numva nibyo. Ndagenda. Bukeye umwe araza arambwira ati rero nagira ngo ukarabe tugikarama. Ndamubwira ntese karama nikabagiye batagarutse, ntundi wanyisha ko ntakurenganye. Atoya tibyananiye rwose, ati nagerageje no kukwica atariko byananiye. Noneho hari umwana nari nabyaye muri batisimu, araza arambona aranjyana ati ngwino nkujyane iwacu. Aho anjyanye barampisha, uwarambwira atariko nabonye ugira ibikubwira uzatubwire batazadutwara inka cyane. Hanyuma igihe cyo kuhava nacyo numva sindi bwihishe, numvaga ndambiwe kwihisha. Igitero rero niho cyasanze cya kabiri. Habonetse abajya kugambana ahantu kure, baravuga bati muzaze mutwicira umukobwa, yabuze abantu bamwica ngo ni umurokore. Baraza, igitero kije rero baraza, bati nimutangatange hose, nimutangatange ahantu hose hari akayira, ati mutangatange. Nanjye nkibaza ntese baratangatanga ubundi ubu mfite imbaraga zo kubarwanya. Nuko baransohora rero, basohoye numva umutima wanjye ntabwo bufite, numvaga nshima Imana ko ntazongera kunyagirwa na ya mvura yigeze kunyagira. Bageze imbere ubwo barakubita, batangiye bakubita, icyo numva batangiye bakubita, bagakubita nkarushaho gusenga. Nasenga atesi ni iki avuga, bati ni murushaho gukubita. Ubwo abo bantu uko banganaga bari benshi cyane. Noneho umwe icyo umuntu yabaga afite cyose yaragikoreshaga. Niba ari ubuhiri yarakubitaga, niba ari inkota yarateye, mbese umuntu wese icyo afite akagikoresha. Baza kugenda bangeza ahantu hari pinusi, batariko uyu muntu uko adapfa byagenze gute. Banjyana ahantu mu ishyamba. Ubwo bashakaga kumbohoza aho muri iryo shyamba, amaboko yanjye bakayakandagiraho ari nk'abantu benshi, ukundi nanone bakawukandagiraho. Noneho nanjye nkarushaho gusenga. Abandi batise ibi ni ibiki? Umwe ati biranze, uwa kabiri ati biranze, undi ati biranze. Atese uyu muntu ubundi ni muntu ki? Nani mfite akantu k'agakanzu gafite elastique hano,
bati nimurebe hashobora kuba harimo amagini kuko ntabwo ibi bintu tubyumva. Bakareba bakabura amagini, ariko umwe aravuga ati uyu muntu ni umurokore, ati Imana imbabarire ntizambaze amaraso y'uyu mukobwa nishe. Hanyuma byanze hari undi muntu ngo bari bafite ahantu mu ishyamba, baravuga bati rani mumureke tumujyane mu rindi shyamba tumwimurira ahandi, ahangaha ibi bintu byo gutaka gutya biratuma wa wundi yumva. Bahera ko barongera baranzamukana, bangejeje ahantu mu muhanda, intoki zifata mu muhanda zimera nk'ikimata, niba mwarakibonye gifashe ku giti, amaguru nayo aguma hasi, bakurura singende. Barangije bati twigendere uyu muntu yapfuye. Noneho hari umudamu iwacu bari barishe ntiyahwana, kandi nanone atariho abana bakajya bamujombamo ibiti. Jyewe nari naravuze ngo Mana uzambabarire abana bo kujya banjomba ibiti no kuzapfa nk'uriya mudamu umeze kuriya. Noneho ndababwira ntariko nubwo mwenda kwigendera ntabwo nahwanye. Batisha batuzi ko wa wundi atahwanye koko. Bazana ifuni niyo yahwanyaga abantu. Nagiye kumva numva barahonze, numva birivugije cyane, ariko numva sa nkaho nta bitangezeho, numva ni nk'umuntu utsinze cya giti kinini cyane muri bya biti byo ku muhanda. Barangije bahita batura mu gikuku. Ubwenge bwanjye ubwo bwagiye, naherutse bahonda nuko ubwenge bwanjye bwagiye. Batura mu gikuku kirekire cyane. Icyo gikuku cy'ahantu ku Gitega ugana mu Iramba, hari abantu benshi bari hano bazi icyo gikuku. Ubwo barateruye rero baturamo, kandi batuyemo napfuye. Noneho batuyemo ahantu hasi cyane mu gihuru, nanjye nabibwirwaga n'abahageze bukeye, n'ahantu mbese hasi cyane mu mwobo uhera, kuko icyo gikuku ni kirekire kikagera ahantu hasanzuye nk'aha, ariko hakabamo ahandi hasi mu mwobo mu gihuru mu mahwa niho batuye. Noneho rero numva asa nk'umuntu ugeze ahantu hafutse cyane. Ariko mbere yaho hari abana bajyaga bakunda kungendaho. Hari umukobwa umwe witwaga Emerasi, ubu aba hanze, ubu afite umugabo witwa Berite, baba hanze, akajya ngendana cyane, akageza kundebaho ndi bupfe. Uwo munsi yari yambwiye ati wihangane, ati iyo umuntu apfuye atabona abamarayika ati baza bakamujyana. Ubwo uko bakubitaga rero nategerezaga abamarayika ko baza kunjyana. Noneho ubwo narenze ngeriye mu gikuku nkibaza ntushobora kuba byarangiye, ndi ahantu hafutse ukuntu mu gacucu. Noneho naje gukanguka rero jyewe ndi hejuru y'icyo gikuku. Mu gukanguka kwanjye narakangutse ngo senge. Mu gihe ngiye gusenga mbura ururimi rwanjye aho ruri. Mu gihe ngiye gukanura ngo ndebe ahantu n'abamperereye, nsanga amaso yanjye arafatanye. Ndibaza ntese noneho ibi ni ibiki, ndyamye kwande, ndi kubuhe buriri? Ariko mu kanya gato nibuka ko nahwanye n'igitero, aribwo nababwiye ngo nubwo mwigendera sinahwanye. Noneho nibwo natangiye kugira umubabaro mwinshi, ntiyewe ntimenya napfuye. Uzi ko bya biri nangaga ntari byo bibaye. Numva nakabakaba nkumva udushinge. Ubwo nari namaze kuva muri icyo gikuku. Uko nakivuyemo ntabwo nkuzi, yewe n'umuntu muzima wari kukijyamo ntabwo yari kukivamo kuko ni kirekire cyane pe. Noneho numva birambabaje, ntekereza uburyo ndi buvaho, ariko mu kanya gato cyane ngenda ndesha nk'intoki nza kuzagera ku rugo twari duturanye. Mpageze barandyamisha, nabaga natotse numva nuzuye amazi ariko ari amaraso. Barambwira bati rero urebe ahantu ujya kuko musaza yaguye dutanga inka, kandi rwose pe ntabwo twari duhora tubona imirambo yaba iwanyu. Ndababwira nti ubwo kwari uguca amarenga, mbese iminwa ifatanye amaso ahumirije, murumva ko bitoroshye. Ubwo nkajya mbabwira nti bakaza bagakomanga batakuka karacyaza, ntikaracyaza, kuko nari nategereje ako kuka ko kagenda nka wa wundi watumye umwana amazi cyangwa inkwi akamutegereza. Hanyuma kanze guhera rero ubwo ndahava, bampa umwana unjyana ahangejeje naho hose bikanga. Bakavuga bati wowe bakwishe baguta mu gikuku, igikuku bagutayemo
nta muntu n'umwe wabasha kukijyamo ngo akivemo niyo yaba ari muzima. None bavuga ko ari twe twaje kugukuramo. Ubwo mburahomba. Hari n'igihe nabaye mu Masaka, hari n'igihe ningiza umuntu ngo anyice aranga, ndamuhendahenda nti rwose wanyishe ko ntakurenganye, aranga. Noneho nanjye njya mu Masaka, kwa kundi bajya mu Masaka, mera nanjye nka wa mugore, usibye ko ntabajobyemo ibiti, ariko hahandi bari barakubisemo ifuni, naho bari baratemye munsi y'ibere hano, warebagamo ukabona inyama zo mu nda. Yewe ntabwo nabashaga kubibona kuko ntabashaga kubika ngo ndebe, ariko ababirebaga harimo umwobo munini. Noneho naryama hamwe bakubise ifuni, hagafatana n'ubutaka n'amabuye byose bikajyamo. Najya kwegura umutwe ukanga kuvaho kuri rwa rusenyi na ya mabuye. Haza guhita umuntu, ndamuhendahenda nti reba ukuntu washaka utwatsi unkuriramo ayo mabuye yafatanya n'ubutaka, twa twatsi utushyirireho ndambikeho umutwe. Ati cyane. Ku mugoroba rero hari umwana nawe wakundaga kumenya akabazo kanjye hondi, araza, baza ari babiri, aranyitegereza arambwira ati nta muntu n'umwe ukurinze, aturinzwe n'Imana, atumunsi yagukuyeho amaboko uzagenda. Ati ngwino nkujyane iwacu. Ndongera subirayo hahandi nigeze kuba mbere n'ubundi, subirayo. Ngiye umukecuru waho aranyuhagira, arankanda, akajya ashyiraho amavuta y'inka. Ntangira kujya asa nk'utera intambwe nigeza nko hanze, ariko bikanga kuko nari meze nabi cyane. Nta sura y'umuntu nari mfite, nta shusho y'umuntu nari mfite. Hanyuma uyu muntu rero, uyu mugabo Louis, yaje kuzamenya ko ariho ndi hamwe n'umudamu mubyara wa papa nawe wahari Nyarusange. Baraza, bamaze kuza ubwo baje naye ahantu mu Gatorove. Muri ka Gatorove numva indahinyishe cyane, ndazamuka. Nzamutse umwana twari turi kumwe arambwira ati iryamira ha muri ibi bibuba, ni inka niziza kuharisha nzajya nza nkurebe nkubwire. Ndaryama, aranyorosa nyine bya bibuba niba muzi uburo, anyorosaho bya bindi, nuko ndiryamira. Hamaze akanya agaruka ambwira ati ndabona abantu baje kukujyana, ati ikibazo nuko utabona, ati kandi utagenda, ateze wamenya uri bugere yute. Nanjye ntabwo mbizi by'ukuri. Nanjye ukuntu nashyikiriye uyu mugabo ntabwo nkuzi pe, ukuntu namushyikiriye ntabwo nkuzi. Bari bazi bavuga ngo baje kujyana umuntu, ariko nta muntu bajyanaga. Umuntu mubwirwa nuko wabona mu kanwa uti uyu muntu afite amenyo, ariko banjyanye iminwa igifatanye, banjyana amaso afatanye, ariko hariho irifatanye rimwe ryafatanye ntari nzi yuko rizashyira ngo rifatanuke. Ndagenda barambona mu Gatorove, uko nabagezeho nanjye sinkuzi, nuko baransuhuza bagira ngo ni umuntu basuhuza, ariko nta muntu basuhuzaga. Nuko banjyana ahantu mu ishyamba, banyambura umwenda nari mfite wari agakanzu kera, ubwo kuva nakajya gusenga ariko najyanye, ariko nabanaga, kari karabaye amaraso masa, kahoze kera, ariko ubundi kari karabaye umutuku ako kenda. Baranyambura, bamaze kunyambura banyambika indi, barangije baranjyana. Uyu mugabo niwe wazamutse afashe, duterera njyanye andandase aho ikiruri. Turagenda kugira ngo nzagere i Nyarusange. Byabaye ibintu bikomeye cyane. Tuza gusanga umuntu kuri bariyeri ntiyanareba ko bari bantwikiriye, kandi nari nkifite n'ibintu by'ibikomere cyane. Baragenda nyine, mbona bangejejeyo, mbona ngezeyo. Uwo mudamu akajya anyuhagira, akajya ansiga, ni ukuvuga nabayeho nk'umwana uvuka. Bakamfungira udupesu. Igihe kimwe naje kuvuga ntari ku bundi, ubu ntabwo nakwisiga koko. Bagiye badahari, mfata amavuta nshyira ku ntoki, amavuta aranyanyagira, ntisinzongera kwisiga. Sinashoboraga gufunga agapesu k'umwenda. Hari igihe navuze ntari kuwafata ikaramu nkandika, nkareba ko nabishobora, biranga. Ubwo muri uko kuryama rero byarananiraga, sinabonaga uko ndyama, byari byaranze. Igihe kimwe nza kurota inzozi ngo mbona ngenda, ngo mbona ni nka Valeria wa kera. Noneho nsa nk'useka, nsetse uwo turi kumwe ati usetse ibiki Valeri, ntimbonye ngenda.
arambwira ati hari igihe nko mu myaka 10 n'ingahe ati byazashoboka atukagenda nkajya ngenda nkacukura kobo nta muntu mbona ngo ndebe ko akobo kari bucukurike nkabona biranze nkongera nkasubirayo ubwo nabayeho nk'umwana uvuka ashakira utuntu two kunywa umwana anyuhagira mu maso cyangwa se hasi wakanyuhagira umubiri wose bamwubwo buzima igihe kimwe haza kuza abantu nawe arikanga ahita anjyana ahantu bahitaga kwa Kamanzi hariya hari umusore wajyaga akunda kuba bugufi bwanjye ubu yabaye umugabo bamwitaga Nyandwi hano undi witwaga Feliciyane wigwaga aririmba ngo ntagira irungu kajya avuga tese kabandi bagiye gusenga wakaba yiriwe mu rugo ubu ngubu irungu ntirimwica akagenda akaririmba noneho nkaza kumubwira nti disi hari umuntu wahozaho inyuma ntaririmba arambwira ati nyamara n'igihe waririmbaga noneho aho kwa Nyandwi ndahabaye naho nahabaye ndumara nk'iminsi 2 umunsi wa gatatu baraza baranjyana bati ngwino wigumira ahangaha nta kibazo mbaho ubwo twaje kuzahava inkotanyi zije noneho turagenda natwe turahunga tujya ku Gikongoro aho ku Gikongoro naho yandi n'intambara yindi ya gatatu kuko naravuze nti nibe niwacu najyaga mu Masaka nkihisha ntaho nzihishira hehe ko nta Masaka yarahari hari noneho hari muki ariko mbona mbayeho Imana ingirira neza mbona ngenda ariko ku Gikongoro nagiye ntashobora no gufura kenda noza amasahane intoki zigashwanyuka ndibuka ko nigeze gukuraho agakono nagakora kahita bisandara bati ntuzasubire twarakubujije ntukagira ikintu ukora ntacyo ushoboye nuko ubwo mbaho rero nk'ubwo buryo tugiye twumva yuko ngo abantu baje abantu bariho ubwo turongera turagaruka noneho rero noneho umuntu agenda atihisha umuntu agenda ku manywa y'ihangu ubundi twahoraga mu nzu umuntu akibaza si ibintu bizaherera hehe bizarangira ryari se umuntu azihisha ageze ryari nuko turishima icyo gihe inkotanyi zaraje twumva nyine numva noneho mbonye amahoro numva nongeye gusubira mu bundi buzima uwo mumama rero twarimukanye tujyana i Kigali ubu niho twarabanaga mu gihe cyose nabaga ndi i Kigali ubwo mu bumuga bwose twarabanaga mvuye i Kigali rero vuba niho nakoze ubukwe na muzehe wanjye nawe ndamushimira kubera ko yemeye kuntwara kandi yarazi ko n'ubundi ndi ikimuga ntazamutorera inkwi ntazamuvomera amazi ariko ibyo ari byo byose arantwara burya urukundo narwo rujyaho rushaka uro muri iyi minsi nyine niho ndi gusa usibye yuko bafite ikibazo cy'ingaruka zabyo ingaruka nizo mba numva zingoye cyane ikibazo cy'umutwe uremereye ariko nizera yuko Imana igenda ikiza nawe rero nakwifuriza mukomere mujye mwihangana kubera ko nyuma y'ubuzima bubi hari ubundi buzima bwiza uyu mubona sinabona ukuntu nabivuga kuko nta wundi muntu uhari wari gushobora kuva mu gatorove aho ngo azagenda ikiruri ngo azagenda ikibingo ngo azagenda inyarusange uyu mubona ubu yarameze nk'umuntu w'ikihare ntabona ukuntu navuga yaramfashije mu bihe byose araza kubabwira we ishusho yambonyemo ariko ishusho we yambonyemo muri buze kumva iraba ari iya kabiri kuko hari ishusho y'urupfu nabayemo ndayumva hari n'ishusho ya kabiri nabayemo ariyo ababaruwi bambonye ubundi mbere nari umupfu icyo gihe bazaga bambaza bati se akuka karacyaza niho narindi mu ishusho y'urupfu ariko Imana yagiye imfasha muri uko kwihangana kose narabwiye Imana ngo mu rupfu rwanjye izampe imbaraga ku buryo ntazumva ubusharire bw'urupfu koko yarabinkoreye ntabwo iyo mpita ngenda ntongeye kubaho mu isi ntabwo nari kuzamenya wenda ngo urupfu rumera rutya Imana mbese yagiye ibana nanjye mu bintu byose mu bintu byinshi igenda
ifasha cyane. kandi muri ibyo aho munsi y'urutana babwiye bwa mbere nabwiye Imana nti Imana uzambabarire uzampa urukundo, kuko nabonaga abantu benshi bapfa nta rukundo ntarwo bafite. nkabwira Imana uzampa urukundo, ni n'umuntu uzanyica ntizamukundi, uzampa urukundo kandi uzantera ikinya no kuzumva ubusharire. ibyo rero Imana yarabinkoreye. urumva bahonze ifuni numva ni nk'umuntu utuye igiti, ntabwo nabyumvise. murakoze rero, reka mpe na Ruwi nawe akomeza atubwira. murakoze. muraho. ni ugukomeza kwihangana kuko ibi bihe ntabwo biba byoroshye kandi Imana irabidufashamo. nk'uko babivuze, nitwa Gahamanyiro Doviko, bajya bakoresha n'irya Ruwi. navukiye muri uyu murenge hakurya ya Nyarusange mu mudugudu wa Mukongoro mu mwaka w'1962. jenoside rero itangira nari i Kigali i Gikondo niho nabaga. hanyuma dutekereza ukuntu twakwihungira ngo dutahe tuze aho tuvuka. ntabwo twari tuzi yuko bizagera n'aho byageze. twe twatekerezaga ko ari imyigaragambyo, kuko n'ubundi interahamwe n'urubyiruko rwa sederi bajyaga bakora imyigaragambyo, rimwe na rimwe hari n'abapfaga bagasahura ibintu. kuba rero twarabonye bifashe umwanya muremure, twumvaga twabivamo tukitahira. ku itariki 15 z'ukwezi kwa 4 muri uwo mwaka wa 1994 nibwo twahagurutse i Gikondo aho twari turi. nubwo byari bigoranye, ariko Gikondo bari bavuze ngo bemerewe guhunga kubera ko inkotanyi zahageze. ubundi bavugaga ko nta muntu ugenda, cyane ko n'amakuru yazaga dusanga yuko kuri Nyabarongo bashaka kwambuka babambura. yewe jenoside itangira nari ni ku kazi aho nakoraga, kandi mabuja yari umututsikazi. tugakomeza rero kugira ikibazo n'umukoresha wanjye, ariko muri icyo cyumweru cyose twahamaze n'umuri nawe yaramaze kuranirwa, avuga ati ngiye kubaha amafaranga buri wese yirwarize arebe ukuntu yazambuka Nyabarongo. twumvaga inahangaha ibyo bintu bitazahagera. twaraje rero tugeze kuri Nyabarongo, tukimara kwambuka dufashe ku karere ka Kamonyi aho intara y'Amajyepfo itangirira, dusanga imodoka y'ikamyoneti Toyota Hilux yuzuye abantu bishwe baje gutabwa muri Nyabarongo. bamwe bari batarahwana ubona mu modoka bigira gutya. tubona ko ibintu bitoroshye. twigiye imbere gato bita ka muhanda ugitangira kugira ngo uzamuke ugana ku Ruyenzi, turasanga bariyeri y'abasirikare. mabuja uwo nguwo yari ari mu modoka inyuma, twari dufite imodoka y'ikamyoneti Toyota Dina, akikijwe n'abantu mu buryo bwo kumuhisha. ubwo rero batubaza ibyangombwa turabitanga, ariko mpita mva mu modoka. twayibajijwe n'umusirikare umwe kandi bageraga nko muri 5, aca imbere y'imodoka, nanjye nca inyuma ngo tujye guhurira muri uru ruhande. yagira ngo abaze ibyangombwa anareba umuntu mu maso. yaraje rero ati hano mwatanze ibyangombwa, mpita nikiriza ntitwabitanze. umwana we wari ucutse aravuga ati mama ntabyo yatanze. duterana amagambo ariko mu buryo bwo kumubindikiranya, arankubita ariko ntiyabaza ibyangombwa. n'imodoka bari bafite ya gisivile ya Hilux ndayibuka, double cabine, yari yatobotse ipine. bashaka kudutwarira ipine, nabwo ndababindikiranya ntibayitwara, ahubwo kubera ko abasirikare bari baraho ngaho baraho mu kigo Igitarama. ubwo rero baduha umusirikare ngo tumutware tumugeze mu kigo Igitarama, azana ibikoresho byo gukora iyo modoka. banatugirira neza, baravuga ngo nitumushyire imbere agenda dutambutsa kuri bariyeri. twaragiye tugera ku Ruyenzi, twasanze bariyeri ikaze. aratubwira ngo abagabo n'abasore nibavemo, abagore n'abana basigaremo. tuvamo. ubwo tugira amahirwe, wa mudamu ahatambuka ntawe umubajije ibyangombwa. noneho tuyisanga imaze gutambuka ari kuri sitasiyo, turayifata turakomeza turaza. umuhanda wa Gitarama nta kibazo cyari kirimo. tugera mu mujyi Gitarama, turaruhuka, turongera dufata imodoka, turaza tugera ni Rusatira aho bita kuri Arete, twari twarahakoze.
intambara yo muri 90 itera niho twakoraga, nanjye niho narindi turahagarara kuko abantu bo twari tubazi, dushaka kubaza amakuru ko twahamaze umwanya. Hanyuma tugiye kugenda rero mu guhaguruka, patro abwira abana n'abandi twari kumwe ati turagiye rero, nitugera iwacu ntazagira umuntu uvuga ibintu dusize i Kigali, mutazateza umwuka mubi, dore hano ni amahoro. Twaraje tugeze hariya kuri kaminuza i Butare, hariya hafi hateganye n'urwibutso, tuhasanga abajandarume, niwe bavuganye nta kindi batubajije, ariko amaze kuvugana dutambutse gatoya hagarika imodoka, aratubwira ngo baramubwiye ngo n'ubundi ahungiye ubwayi mu Kigunda, ngo hari umuntu umuhamagaye, ngo hari umuntu wabwiye abajandarume ko ibusoro byahageze, ariko ngo arababwira ati ntacyo njye kugwa iwacu. Twaragiye tugera ibusoro, yarahazwi kuko yavukaga muri Nyakizu ariko agatura hakuno muri Gishamvu aho bita mu Kibu, niho yari afite inzu ye yabaga yaje inaha i Butare, ariko atuye ni Kigali. Ubwo rero mu Kibu yarahazwi, tugera kwa Musanzire we ndetse n'umucuruzi witwaga Mukimbiri, twasanze bariho bacuruza mu kagoroba bagashyira saa 12, basangira inzoga baravugana, ngiye nguma ku modoka ku muhanda. Noneho abantu bamwe bari bafite amakuru, baraza baranyegera barambwira ngo ese ngo nawe uvuka inahangaha? Ndabwira ntabwo ari mvuka muri Runyinya. Barambwira ngo nyura ahangaha ngo ujye mu Nyakibanda bene wanyu niho bari, ibindi byararangiye. Numva ngize ikibazo. Twagiye mu Kibu rero bucya mu gitondo, ye mfata inzira ngo nzamuke nze inahangaha aho mvuka, mfata amafaranga arampa, arambwira ati cyakora na hano sinizeye umutekano wanjye, uzajya uza kundeba dufatanye kuri uyu mudamu, wenda njye hanze musigarane numva amakuru ibyo bamuvuga, hatazaza umuntu wisuhurishwa agaca ruhinganye bakaza akamwica, cyangwa se nawe ujye hanze wumve amakuru ibyo bamuvuga. Ubwo rero ngira amahirwe cyane, nkimara kuva aho ngaho mpura n'umuntu wo hakurya ku Rushubi wari uje ahunze avuye i Bugesera, tuhita tuvugana aho turagendana, dukoze urugendo rwa metero nk'ijana dusanga abagabo bicaye ku muhanda babiri, hari kiri mu gitondo cya saa moya n'igice. Uwo mugabo rero amahirwe mvuga nagize yarabamenye, bo basigara generashuje bisanzwe, basigara banavuga ndigendera. Aje arambwira ati bya bintu birakomeye, ati buriya bari abagabo barambwiye ngo iyo batatumenya ntabwo twari kubacaho, ati buriya bafite imihoro mu makoti. Ibintu bimeze bite? Twaragiye rero tufata hano Gikunzi, hari ahantu bamanuka harimo agashyamba, habakaba n'ibiharabuge ku buryo iyo abantu bagendamo ntabwo bagenda umurongo, bagenda uko bashaka, ntabwo ari akayira karambuye. Nibwo twabonye igitero kigizwe n'abantu bagera nko muri 20 kizamuka, bati amaboko hejuru mwicare muzane ibyangombwa n'ibitutsi byinshi umuntu atabasha gusubiramo. Ariko nterera amaso nk'ari amenyamo umuntu umwe muri abo bari mu gitero, ariko urabaza ibyangombwa, wowe ibyawe biri he? Yari ataramenya rero, noneho biba bibi cyane, ariko baramenye. Turaramukanye nta n'ibyangombwa bambajije, mubwira amakuru yanjye. Arambwira ati rero hano iwacu abatutsi babo twamaze kubakusaniriza i Karama, tubafitiye gahunda, amaherezo tuzabasangayo, ariko hari abarenze bajya mu Nyakibanda. Ubu tugiye gutanga ayo makuru tubabwira uko bimeze, hanyuma tuzabona kugaruka. Ntunyure i Karama hameze nabi. Uko twahise twambuka nyine uwo mugezi nawo bawita Igisuma, tutandukana n'uwo mugabo arazamuka, ngiye nkomeza iya Gatobwe. Ngeze imbere mbona umugabo uragiye inka imwe mu kisambu kinini kiruta n'ahangana, niko ntekereza, ariho afura n'imyenda mu mazi mu Gatobwe. Arenze ijwi ngo ngozane ibyangombwa hano. Ndamubwira nti ngwino mbiguhe. Araza ati mpindangamuntu, muha icyo bitaga permis de résidence twabanaga mu mujyi twakoreshaga, nayo yarimo n'ubwoko, arayireba arayanga. Ati ndashaka indangamuntu, mu ikarita y'abatisimu nayo yarimo ifoto, ati ndashaka indangamuntu. Abararakaye mbona ko yangirira n'abindangamuntu, ndayimuha ngaho genda. Nigiye imbere ntangiye kureba ku iteme ryo mu Gatobwe, numva induru ziravuze kuri Cyetete hejuru yanjye, nararanzige narebaga hakurya yanjye.
nabanje kugira ngo nanjye bayivugirije, ariko mbona ku iteme hahise hagera umuntu ku iteme ryararanziye. Ntabwo nzi niba yaravuye kuri Ketete cyangwa yaravuye mu kibuga aho bumviraga inama kera. Namubonye ageze ku iteme abarambutse, nkaho yakomeje umuhanda wararanziye akata ibumoso ahantu mu tubari, amazu y'ububari acamo hagati, bamuvugiriza induru bamutangatanga, mbona baramwishe muri icyo gitondo. Avuga nti ibintu ntabwo bimeze neza. Ubwo ngeze ku iteme, amahitamo no gukomeza igisuma aho gituruka ku iteme ryararanziye hariya ukagera hano ruguru mu Bisi, kuko twebwe aho dutuye nitwe duhera ruguru hano mu Bisi. Ruguru iwacu hari ingo ebyiri, rumwe nta rwari rugihari. Ndavuga ngo ndagenda muri uyu mwonga ntabwo ndi bugere imuhira. Ikarama bamaze kumbwira ko hatanyurwa. Hagati ya Buhoro ahantu bita kuba batwa nararanziye, ni ahantu imisozi ijya guhura ku buryo usa n'unyura mu muhora cyangwa se muri korodoro. Nkavuga ngo aka kantu ntabwo ndi bukanyuremo ngo binkundire, ariko ndavuga ngo niko kagufiya reka bari konyuramo. Nkanyuramo ngira amahirwe amara ntungutse kuba batwa nta kibazo, ariko nigiye imbere ndumva ariho mu Gasharu, numva induru ziravuze ngo nguwo ni mu mutange, ni mu mutange. Nterera amaso mbona abantu baraje rero, batarangira aho abantu b'abagabo, nagiye negereye urugo rw'umusaza wari wicaye, wari ushaje cyane, tubashobora kuba yitwa Sengabo, baribuka neza. Arambwira ngo rega mwana wanjye hagarara, niko bimeze, n'agahinda kenshi. Narahagaze rero ngiye kubona mbona Masaka yatungutse umukobwa w'inkumi afite impiri. Ubwo nyine nakayira nk'akaza gatunguka mu muhanda, ambonye arahagarara, nanjye ndahagarara turarebana. Hahita haza abagabo rero, cyakora muri abo bagabo hazamo umwe tuziranye twaniganye hano Ikarama, aransuhuza baturamuzi, ati ndamuzi. Ariko nsubiye inyuma gato aho nari ngeze niho mama avuka, hano hakurya Buhoro. Abantu benshi bari banzi, bakaba bazi no kwa marume cyane cyane. Aravuga ati uyu ni mubyara wa bakanaka, ni mwishywa wa kanaka. Twivuganira ibyo ngibyo cyane ko nari nshigaje nk'iminota 15 nkagera kwa n'umuri kwa nyogokuru byara mama. Narahageze ntabwo nahatinze, ninjira mu isantere yari yabita mu mpinga ya Buhoro. Hageze mpasanga abantu benshi cyane bayagaye, ababaga inka, ababaga ingurube, abatetse, abokeje. Mahurira na mubyara wanjye yari afite inkota ndende, arambwira turangurira inzoga, nutayingurira ndakwica, ntabwo ari bya bindi. Kubera ko kuva nakizwa nta muntu urigeze ngurira inzoga. Ndamubwira ntayo nkuguriye, ngaho nyica ndebe. Ariko uko nabonaga kubona atarwiyambitse ariruka aransiga aragenda, nta kindi twavuganye. Ubwo rero numvaga ko kuba ngeze mu mpinga ya Buhoro ahasigaye ari ugufata imisozi yo ruguru mu giturage, akuko umuntu karagaruka. Ntekereza ko ngiye ahantu ntazabona aho ngura isabune, njya gushaka isabune. Shati isabune rero nsanga nta muntu ucuruza. Isantere nyisohokamo, ngeze hariya mu gahanda kerekera mu Gatorove no gukomeza Ikiruri, ngo nzamuka wita kuwa Gihina. Nigiye imbere gato mbona mushiki wanjye kwa mama wacu, ambwira yuko nta bantu bagicuruza, n'udahigwa yarabitahanye, nta muntu ukigura, abantu barakoresha ibyo babohoje. Arambwira ati ariko muri babahungu mbere mukase baracuruzaga rero, ati barabijyanye biri muhira, wampa amafaranga nkajya kukuzanira isabune. Amafaranga rero patro yari yampaye yari amafaranga yavanye muri banke agifunze na banderete, aminote z'amajana zabaga zifunze ari 25. Uko yakayampaye nayashyize mu mufuka ntayazinze, nkuramo inote ebyiri, muti isabune waguraga 100 ngo azanire 2. Arayajyana. Ahageze rero yaratinze sinabimenya. Naho bariho bamubaza ngo aho si babandi uzishyiriye aya mafaranga mashyashya, izi sabune zingana gutya, ninde muntu ukeneye isabune? Aho aziye rero kubera ko batabyemeye, bamuhaye abatwa 2 ngo baze barebe ko uwo muntu ari we, kuko avuga ati ni musaza wanjye kwa mama wacu mu Bisi. Abatwa baraje rero, ntabwo nari nzi ibyo ari byo, nari nicaye yantindiye, mpaguruka ninanura, mbonaje umutwa abakarazi 10. Uwo mushiki wanjye yitwa Sarapia, numva aravuze ngo Sarapi gukavuga ngo ni musaza wawe ureshya gutya. Njya ntekereza ko uwo mutwe ashobora kwerera abaye intore yikaraze n'icumu, ariko ndavuze induru ati niwe.
araza babangezeho bari babiri bambaza ibyangombwa bari barabigishije gusoma hariho utu twitwa bati mbona hameze gutya muzajya bamenya ko ari umutwara yireba aravuga ngo ni we sha ngo nari kugira gutya nkagira gutya ngo narangiza nkagira gutya nkarimushirisha ngo nka wa wundi w'Irwimbogo. Ngira ngo abantu bino Irwimbogo murahazi ko ari hakurya ya Gatorove kuri Mbasa ubu habaye muri Nyaruguru. Sabuna arazimpa ndazamuka nta kibazo nagize, nta n'abantu nabonye, inzira zose nabonaga amazu ay'abatutsi yaratwitswe ariko batarayasenya, ndetse inzu nyinshi n'iz'amategura zari zitaragwa, wasanga yaguye nk'igihande kimwe muri wakurikiye bimwe bita irando baranisha ngo amategura abone uko ajyaho. Nongeye kubona abantu ugeze mu gasantere hakurya aho bita mu Kamira abagenzi, ntambika ngana iwacu, ariko ngeze aho ndeba iwacu hakurya mbona hari abantu benshi ku musozi, koko agasozi dutuyeho kameze nk'akarwa kari hagati y'indi misozi, niko twari dutuyeho. Mbona hari abantu benshi, ntekereza n'indi wacu babishe, ntubagize ikibazo, ariko mu gihe ngitekereza ikibaye mbona ba bantu benshi biraye mu nka, bakubakuba inka imwe barayirukana, yanga kuva mu zindi birukanka nayo. Mpita ntekereza iyo nka zabaga kwa murumuna wanjye ari ebyiri, zari iz'umusaza witwaga Nkoma Yombi, baramwishe muri jenoside. Istini aratuye ariya mu Gitwa, iyo bari baje kurya yari ya kabiri, barayikubakuba iriruka, bagenda batema ibiti, yari nka yishashura kuba ifite n'amezi, ifite imbaraga, bagenda batema ibiti yambuka hakurya igisuma bayitsindaho. Tugomenye ibiriho bibera iwacu, noneho nanga gukomeza inzira ngo ntahagera, manuka mu mashinge. Nkimanuka mu mashinge abatakurikiye inka, kuko hari abantu benshi cyane n'abandi bandeba bavuza induru ngo nguwo, kuko numvaga rero ndi iwacu, numva nanahareba hakurya, numva nta uri bunyice, nanjye ngenda negera igikaranka ngo nkushaka kwihisha ngo ntebe ibyo bavuga. Induru zirushaho kuvuga, bo bariho babagaya nka. Rero havamo umugabo afata umuhoro aza yirukanka kuntangira ngo duhurire hasi mu mazi, aza yirukanka, nanjye ndamanuka, ariko undi muntu wari uri hakurya kuri Nyamikaba nyine ku gasozi nari naho bita mu Munyanya, aramubwira ngo ariko sha ngo izo nduru n'iziki, murabona atari Rudoviko wanze kunyiraho muri mukora ari yamahano. Ahita afata feri asubira inyuma aragenda ngera iwacu. Ubwo byari maze kuba ku itariki 16 z'ukwezi kwa 4. Mu minsi 5 rero namazi iwacu byahise biba 21 ariyo iyi ngiyi y'uyu munsi, cyane ko hari no kuwa 4 uwo munsi ndabyibuka. Mu gitondo mpagaze ku irembo saa 12 n'igice, mbona umuntu aratungutse arambwira ati ngwino ujye gufasha abandi. Duterana amagambo, igihe duterana amagambo induru ziravuga hakurya ngo nibaze bateri karama kuza kwica abantu. Ahita asubira yaragenda. Agiye ndibaza ngo ariko bari abantu koko bagiye kubica. Ndavuga ngo basi reka njyeyo babwire ko bagiye kwicwa. Hari ijambo mu kirokore dukunda gukoresha, ariko na Bibiliya irabikoresha, icyo bita kwezwa cyangwa se kwitagatifuza. Numvaga abantu bakwezwa bakicwa bakigira mu ijuru, nicyo narije kubabwira, nta kindi kintu nari mfite nababwira. Ariko ubwo ntangira kugenda mu nzira bahamagarana, muze. Nageze hakurya yanga ku Bitongo, abantu bamwe bageze aho bagomba gukorera inama. Hageze nigira inama aravuga ngo reka nci inyuma hirya ngiye kwa Karemera. Yenda ndasanga akiri umurokore atahindutse, kuko hari abo bamwe babonaga bamaze kubivamo, bagiye muri gahunda yari iriho kwica abantu. Nyuriwe rero ngeziwe nsanga ariho arahinga munsi y'urugo. Musuhuje reka guhingaza kundeba, mbona hepfo haturutse igitero cyarimo abantu 5 bari abasederi. Numva umwe aravuze ngo aba barokore bigize ntibindeba, buretse turangiza ibyabareba Abatutsi bari hakurya ahangaha, ibyabo tuzabisubiramo nyuma. Kuko nari muzi rero twabyirukanye namwe, ariko sha ubwo uri uzarangiza ibibazo by'abantu nturamara n'urwuriho. Igihe tugitera amagambo Karemera arambwira ati cicika. Karemera rero yaraje aramvugisha, ariko arambwira ati sinshaka ko abasederi bangira mu rugo. Karemera ntabwo yambwiye ibanga yari afite abantu mu nzu ahishe, yangaga ko begerewe. Turavugana, tukivugana rero haje
umudamu naje kumenya ko ari mushiki we ariko yari umukecuru ukuze, yaravuye hakurya i Mukimba, arambwira ati ugiye i Karama rero genda umbwirire umukwe wanjye yohereza umugore n'abana, wenda bo bazabaho. Numva ngize ibyifuzo bibiri bimpa imbaraga zo kuzamo hano, kuza kuvuga ko mu mudamu yavamo no kubwira abo bantu. Ndambuka, ndibuka nageze hano mu Gatenga ku iteme mpasanga abantu bakeya, hari inka yambutse n'iyayo, ngira gutya nyisubizayo, bari barekereje kuyifata, nyishubijeyo igaruka hakuno hano, barantuka barambwira ngo niba kiro kiya gusenga cyagiye gusenga, ibyo ngibyo kirabijyamo byitse. Naraje rero ngera ahangaha sanga abantu baruziye, murabiza bari bari ko mwanganaga, kubona umuntu cyari ikibazo. Mbona umukobwa umwe njya ntekereza ko ari uwo mu Mataba hari Buhoro, kuko atashoboye kurokoka, sinongeye kumubona. Niwe nabwiye ngo ashake n'abandi abibabwire. Ngeze imbere gatoya wa wundi bantumyeho nawe mba ndamubonye, ndabimubwira, arambwira ngo nyine ngerekaho namugani kandi baraza kubica. Arambwira ngo twabimenye. Yarirukankaga mbona kubona ku buryo genda tekereje ndako nandakariye, aragenda. Noneho nsubira inyuma kuko gutaye wacu ukumanuka hepfo hano hariya kwirimbi ukambuka. Ngeze hara munsi ya kiliziya, mbona hamwe na turuti Nyarusange, mbona abantu bari mu muhanda buzuye nkuko mumeze uku nguku, ariko bahagaze ku buryo udashobora kubona mu muhanda hasi. Ahantu bava mu kabande hakagera hejuru, abaturage binahanga murahazi. Ndareba ndavuga ntihari haro ntabwo nahanyura, abantu simbacamo. Nigira inama yo kunyura ahangaha, akakayana ko igeze hejuru uza gutambika ukambuka hakurya ukajya iwacu. Nigira inama yo kunyura. Ngeze hariya kuri kopi hauze ubu hari sako, hauze koperative Kopiaro, sangamo abantu nzimo barimo n'impunzi zari zije guhaha. Nibuka ko nabonanye na mwarimu Gasana Garasiyani yarangishije mu mwaka wa 6, twaravuganye ariko sinamubwiye amakuru kuko hari hagati y'abandi bantu badahigwa. Noneho ngeze ahangaha, hano hateganye n'urwibutso neza, aha hauze sipre zari uruzitiro rwa komine zitarakura cyane. Nagiye kubona abantu bapfumuyemo bikoreye ibikarayi. Hari ibintu dukunda gukora tukabona ibintu bikunyizemo gutya tukavuga ngo n'abadayimoni. Nabonaga ari nk'abadayimoni, nabonaga bigize gutya, mbona baramenye basubira, mbona abandi baraje baramenye. Naho nyuma naje kumenya ko ari amabuye bariho biyegereza ngo baze gutera mu mpunzi. Ubwo mba ntungutse ahangaha, ntiyatunguka mbona hano hariya kuri kiriya cyapa abantu nabo baruziye nkuko nababonye Nyarusange. Ndavuga nti ndasubira hepfo ni ikibazo, ndakomeza imbere ni ikibazo, ariko navuga ngo nkomeza kujaraje nibyo biba ikibazo kurutaho, reka mfunga umwuka nyura ahangaha. Naragiye nkigera hariya, ni hafi ahangaha abicaye baraharuzi, hari hakira akantu k'agapando ubona kagize. Abantu bari bahari ndabazi kuko abantu bakuru bari Karama ndabazi. Ntangira kubaramutsa, harimo umugabo muremure ahita mpereza umuhoro ngo ni cyakire kujye gufasha abantu byose kirimo n'ibiki. Ndavuga ndetse intware ebyiri ndazigirane, ngo yindi siri mwereka Bibiliya. Abangura umuhoro ku ntema, ariko nge sinari mbyiteho. Ndamutsa undi muntu, ndongera ndenga undi, uwo nari ndamukije bwa kabiri yari mu byara wa papa. Bita mujombo mu Rwanda mubwira nti reka tugende tuvugana, untambutse sinshaka kujya muri ibi bintu. Twagiye rero tuvugana, ariko tugeze imbere gatoya kaniye kurangaza bari kukumpagaza ubu ndahareba. Arambwira ngo hano nta wibo gukurikira, reka ngende, sinshaka ko hari untango wa mbere. Yari afite imiri nini cyane, ugahita agaruka ndikomereza cyane ko ahangaha nta bantu benshi bari bahari. Wahuraga n'umuntu uzabona yirukanka nk'uwakererewe. Narazamutse rero ngera hariya ruguru aho ku gasantere bita ku Gikongoro, ngura peteroli. Igihe ngiterura agacupa kuri kontwari gutya, ntarakavana kuri kontwari nibwo nagiye kumva numva igisasu cyangwa se imbunda iraturitse. Hari saa 5 zuzuye. Ndavuga ngo ba bantu barabishe. No gutambika rongi wacu inyuma y'imisozi hariya,
ibintu bumva birangiye ariko ntushobora kumenya ibibera aha ngaha, ni hirya kure. Cyakora bigejeje mu masaa 10 saa 9 n'igice dutangira kubona abantu baza bagenda, kuko hari abantu bo muri Maraba bari barahungiye n'aha ngaha. Ubwo rero no kuba aha ngaha hari abantu benshi kurusha aha ngaha, ab'i Maraba bari baje nabo, ndetse nabo muri Rwamiko bakurikiye abantu babo bari barahungiye n'aha ngaha. Twabonye rero baza bashoreye inka, bafite imizigo y'ibyo basahuye, nibwo twavuze ngo buriya birarangiye. Hanyuma hari kuri 21 nk'uyu munsi, kuri 23 nibwo nagiye Igishambu kureba patro. Nanyuzemo aha ngaha mbona ni habi cyane, ariko ububi si ikindi, urumva bari batarashyinguramo n'umuntu n'umwe, bari batarakoramo. Uturuka hano ku kiliziya ku matuwarete kurinda ugana hariya hahoze agasoko hasi gatoya, niho abantu bishwe bagarukiraga. Ariko mu kibuga hagati hose kubona inzira cyari ikibazo. Hari uwambajije nimba nta mbwa nahabonye cyangwa ibiki, ibisiga byo hari hakiri mu gitondo. Nyuma naje gutekereza impamvu nta nibwa zagaragaraga aho ngaho hafi, nibwira ko zaryaga n'abari mu mubyuko mu Masaka baguye hirya ahatagaragara. Narahanyuze rero Igishambu ndahava, n'ubundi dusezerana ko nzajya nza kumureba nihuse mu kwezi kwa gatanu mu matariki nka 12 cyangwa 8. Nzitegereza neza mbirebe ko ku mwaka wa 1994 kalendari yayimeze nk'iyo nguyu neza, nzamenya itariki. Bari baraye batanze itangazo kuri Radio Rwanda yuko abantu bakwiriye kujya gusenga, abantu bakwiriye kujya kwiga, ngo bari kuvuga ngo abantu barapfuye kandi nta mirimo iriho ikorwa. Padiri ntiyagiye gusomesha misa ngo abure abakristo, cyangwa abakristo bamubure, cyangwa pasiteri. Buri muntu mu murimo we najyeyo. Twere icyo twakoze, twagiye gusenga hirya ku rusengero Gahororo. Tuhageze twari bake cyane, ndibuka ko tutarengaga 10, nta nubwo twaseze, twaraganiriye bisanzwe turagaruka. N'ubundi tugeze hirya aha ngaha hari umudamu wari wavuye Ikiruri, iyo turi hano tuvuga inyuma ya Kiruri, nibwo yatubwiye ngo hari umuntu wamutumyeho ngo ubwo agiye gusenga azabwire umukirisitu azabona niba hari icyo bamufasha. Yahishe umuntu, none bamenye ko hari, barashaka kuza kumwica, kandi uwo muntu ameze nabi, ararwaye, banamucuje imyenda. Arabitubwira, maze kubitubwira tubitekerezaho, barabandi baravuga ngo dusenge. Ariko gusenga bashaka kuvuga ni ukwiyiriza ubusa no gusenga Imana ikazaducira inzira. Ntabwo ariko se umuntu yabwira ngo umuntu yaba ari hashya agwa mu ziko, ukavuga ngo ugiye gufata amasengesho. Niba ari gusenga mureke dusenge, ariko ejo tuzagiye kureba uwo muntu. Twasezeranye rero n'uwo Felicita yavugaga yuko tuzahurira mu Gisuma, akazana n'indi myenda niyo yavugaga bamwambitse. Twagiyeyo cyakora turahagera, bari batubwiye hariho nari impazi, nta nubwo nayoboje. Tuhageze mukecuru abura amahoro, ntiyatwizera, atuma wa mwana yavugaga ngo agiye kumubwira mu gihuru ko hari abantu baje kumutwara bakamujyana Nyarusange. Kuri barambwiye bati wowe genda imbere umanuke, ari mu gihuru, urashaka ukuntu akubona hanyuma azi. Namanutse niririmbisha uturirimbo, ndaririmba, abavuye mu gihuru kuko aricyo kimenyetso bari bahanye, araza. Mu by'ukuri abantu dukunda kwirarira kandi atari byiza. Verari yuko namubonye, kuko njye nagiye kumuramutsa nzi ko ari ibisanzwe, nsanga ntafata. Iyo nza Imana yangira neza, ntabwo namenye ubuzima arimo, banza ntari gutinyuka kujya kumureba. Nicyo nari mvuze. Ndetse ndavuga ngo ariko se ushimye ko uyu muntu ari azagwaho koko? Mbwira Imana. Twaragiye rero koko tumuhindurira imyenda, n'uwo mukecuru yari yaramuhaye agatenge tubakamusubiza, turasenga baturagiza Imana, dukora urwo rugendo yavuze rugoranye. Umuntu agenda yihuta ari uko amaboko akora, yari ameze gutya, ari ukugenda gutya, yarashize ibyo yavuze by'uko yari ameze hose. Bamushyiriraho banzara amavuta y'inka, ari ibintu byabyimbye, amashyira akazamuka, nta gukaraba ntaki. Ubwo rero hari bariyeri yavuze, twayinyuzeho mu gitondo,
hari umuhanda uzamuka n'ikibingo ugahura n'uturuka ibuhoro bigakomeza bijya mu kamera bagenzi cyangwa bikamanuka, twahasanze bariyeri. Ndetse kuri iyo bariyeri ku muhanda umanuka n'uzi ikibingo mo hagati gutya bari barahiciye abantu bakarenzaho utuntu tw'udutaka tw'umugenzo, imvura yagwa ikabivanaho ku buryo ubona ibipande bimwe by'abantu barimo. Aho rero twari twanyuze nta abantu bahari, ariko tugeze aho tuhitegeye nk'ariya tuyibonaho abantu babiri, niho rero twagize ubwoba. Dore rero yongera kutubwira amagambo numva yagiye abwira abantu benshi ko adafite ubwoba bwo gupfa, cyane ko twari kumwe nari mvuze ngo reka tugende dufunge umwuka tugende, arambwira ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo tugire ubwenge. Mubwira ko ubwenge twagira bukadufasha tukarokoka n'uwo turi kumwe, nuko twarigita isi ikatumira. Abantu natereye amaso cyakora ndabamenya, bari no kuri bariyeri, atari ukuvuga ngo baramutse gahunda yo kuza kuri bariyeri, bari bavuye hano Nyamikaba baje kureba isambu yabo yari aho ngaho. Bera rero twaramuzanye turahamugeza, n'urugendo rurerure. Ubwo jye nagiye Igishamvu, hashize iminsi bansanga Igishamvu, bambwira ko Verariya bamuvumbuye. Haje uwitwa Nyandwi yavuze koko yari yagiye iwabo, cyane ko nigeze kujya gusura uwo mudamu Nyandwi twarajyanyeyo ahazi. Niwe waje kumbwira, yaje ku wa gatandatu ndabyibuka, byarayibaye ku wa gatanu nijoro. Abimbwiye rero ngo kandi bavuze ngo nze njyana umuntu wanjye, ngo nyina niko yamubwiye ntashaka ko ari umuntu uzagwa aho ngaho. Umva ndarakaye, ngira umujinya, ndavuga ngo wazamuka bakanyicana nawe, numva haza kuba ibintu by'urugomo. Ndavuga nitaha nsigare nsenga Imana nzaze ejo natuje. Niko byagenze, njya kubwira n'abasenga bari aho ngaho, turasenga bucya mu gitondo. Nza ngeze hano winjira hari isoko ryaho dusa n'uza aho kiliziya iri ubu ngubu, niho nahuriye na Nyandwi. Arambwira ati usubirayo ntihagire ukubona. Ati Verariya Imana yakoze igitangaza, bamugaruye hahandi yarari, kandi bari kuvuga yuko ari we wamuzanye, ni wowe uzi amakuru ye, bari kuvuga ngo nibagushaka gusobanura aho utundi izo nyenzi zijyana. Nahise nsubira Igishamvu, ntabwo nagiyeyo, ariko nyuma narahagiye nka gatatu bakashyiraho ingenza. Nibuka umunsi umwe ho nahageze mu gitondo bashyiraho ingenza, turiranwa kugeza nimugoroba, ndataha nsubira Igishamvu. Ariko twumvaga imbunda zivugira muri izi nshe, nibuka ko twasezeranyeho mu buryo bw'inyandiko, mwakandikira undi tuvuga ngo heza ni mu ijuru. Ariko nibuka ko naje kumuha no muhanano mubwira yuko inkotanyi ni ziza, abantu bazahunga agasigara mu nzu. Nyuma y'iminsi atakajya atangira kurungurukira mu idirishya akabanza akitegereza, cyane ko numva abantu bavuga ko inkotanyi zambara n'imyenda y'abasirikare bo kwa Habyarimana, utazasohoka wibwira ko ari inkotanyi akaba ari bugwamo. Natunguwe nuko Verariya n'ubundi yageze ku Gikongoro nyine arahunga. Ngana ku musozo rero, muri urwo rugendo rwo ku Gishamvu sinahatindaga ngo nagaruka kuza kureba iwacu uko hameze. Nageze aho bita mu Rucyamuni inyuma ya Nyarusange ahangaha gatoya, mpahurira n'abana baje kunyibutsa ko bari batatu, ntabwo umubare nawibukaga. Abana rero baje bavugana, nkumva umwe aravuga ngo ni hariya, undi ngo si, barebaga hariya ku musozi wa Kigasari. Bagenda basigana bareba muri uku kuboko, ndabyibuka. Noneho babona umusozi uri hakurya bahita kuko abakandarikira cy'Igiharabuge, baba barakibonye ngo ntureba cyakira twanyuzemo, babangezemo neza, bagaruye amaso babona bangezemo, kandi ibyo bavuga byose nabyumvise. Ndababaza ngo muvuye mwabana mwe? Bambwira ko bavuye hakurya ya Gatobwe. Ndumva barambwiye ko bagiye kubikanyira ku ruko yapfuye ko araba mu Gikomero. Mbabaza nimba atari abahigwa, barampakanira. Ndabahendahenda ndetse mbabaza nimba bajya babona abica abantu, bati turabona bafite imihoro. Ntabwo ndo mwicanyi, dufite Bibiliya. Ariko kubabaza cyane, nari ntambutse kuri bariyeri mu gatondo ka kare, abantu bayiryamiyeho bayirayeho. Nibwo natekereje ndavuga ntabwo aba bana bari buhanyure, barabica muri iki gitondo. Abana rero twanyuranywe barigendera, ariko binyanga mu nda, bakoze nk'intambwe nka 20. Nahise mbahagarika, ngira n'Imana hari mu muhanda kandi munsi ari ishyamba, ntibirukanka barahagarara. Nafashe urupapuro n'ikaramu ndabandikira, ariko nandikira abantu bo muri iriya zone y'iwacu mvuga ngo abo bana mubareke bagende, ndabazi, nabo mu Gikomero, iwabo ni inshuti zanjye, tuziranye,
muri 89 nkorayo icyo gihe twaherukanye aho ngaho rero baragenda nanjye ndigendera mu mwaka wa 2015 niho namenye ko muri batatu babiri bariho no kumenyekana cyane bo batanze ubuhamya hano bavuga umuntu wafashije n'uko ameze n'uwo ari we twaje kubonana rero bariho uko ari babiri bambwira uko undi yaje gupfa ngasoza rero nkomeza kubwira abantu ngo bihangane kandi ishima Imana kuko hari ndabona umwe aje mwiriwe nimukomere nidukomere muri abo bana batatu tumaze gukura umwe ninjye ndi umubyeyi ndubatse mfite abana batatu muri 2015 niho twatanze ubuhamya hano tuvuga ko umugabo witwa Rudoviko yadufashije ariko tutari tumuzi nyuma niho twabonanye turamubona muri abo bana batatu ninjye wari mukuru abandi bari bafite imyaka 7 afite 10 ninjye wari uyoboye ninjye Nyagasani yakoreragamo nyine akavuga ati uvuga ibi kuko nari mfite imyaka 10 abandi bafite 7 ako kana kandi nakana kinahangaha nako twari twahuriye aho hose mu mashyamba nyine no mu bihuru tuvuye aha Rudoviko Imana imuhe umugisha yatubereye icyambu cyo kubaho namwe mumusabira umugisha murakoze numvaga aramvuze numva ndavuga ntireka nyine nk'ikimenyetso cy'ibyo avuze mpaguruke mbiyereke uwo wundi nawe arahari ni umubyeyi nawe yarashibutse ntabwo buzi icyo mvuga murakoze arakoze n'ubundi nari gusoza aba bana mbashimira cyane kandi icyo mbashimira ni ukuzirikana kwabo mu myaka yari maze kuba 21 bari bakibuka rya zina ryanditse kuri ka gapapuro kandi hari icyo nabigiyeho baje kunsura nanjye ndabasura nabigiyeho gushima umunsi bavi wanjye naraye nkanuye ngeza mu gitondo ndiho ntekereza abantu bose bangiriye neza ngo nzabashimire mukomeze mwihangane nasoza ari ryo jambo mvuga murakoze muri aho mwese bavandimwe duteraniye aha ngaha ababyeyi urubyiruko mwese ndabaramukije uyu muhango wo kwibuka abacu bazize jenoside waduhuje ni ikintu gikomeye cyane maze kumva ubuhamya bw'uyu mugabo uvuye aha ngaha bunkoze ku mutima ndavuga ngo mu Rwanda iyo hajya kuba nk'aba ngaba nibura nka batatu kuri buri misozi yenda 10 amahano ntabwo aba yarafashe iriya ntera agira ngo nkubwire wa mugabo we ineza yiturwa indi ibyiza wakoze uzajya ubisanga imbere rero hariho ibintu umuntu aburira amagambo ntabwo tuzareka kwibuka iyo twibuka ikiniga kiradufata ni ngombwa ni ibintu tuzabana ariko tujye twibuka twiyubaka Imana ikomeza ababuze ababo bose ibabe iruhande ibaha amahoro n'amahirwe ibibi bigende bigiye ntazagire ikintu cyongera kuba mu Rwanda rwacu mwese mukomere twibuke twiyubaka Imana itugobe iruhande
abandi